mu gihe impaka zerekeye umukinnyi mwiza kurusha abandi zikomeje gufata indi ntera, uwo bita kapiteni w'Ubufaransa Kylian Mbappé yahisemo kuvuga icyo atekereza kuri aba bakinnyi cyangwa se nta kuzuyaza nta kwirirwa atekereza byinshi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, uwo bita Mbappé Kylian yavuze ko Lionel Messi ari umukinnyi mwiza cyane ku isi, mu gihe Cristiano Ronaldo nawe amufata nk'umwe mu bihangange byanditse amateka akomeye mu mupira w'amaguru. Yashimangiye ko ibyo uwo bita Lionel Messi yakoze imyaka 15 cyangwa se irenga 15 bita byemera cyangwa se byerekana cyangwa se byerekana ibyo cyangwa se uwo ari we. Ubudahemwa bwe ko kwitwara neza cyangwa se ukudahema kwe kwitwara neza kwe kwa buri mwanya nibyo bimushyira hejuru. Ubwo bita Kylian Mbappé yavuze ati ubuhanga bwe kureba kure no gukora neza no guhanga udushya mu mupira w'amaguru, ibyo bituma uwo bita Lionel Messi ajya hejuru y'abandi bose. Mbappé yavuze ko kandi impaka zerekeye cyangwa se zigereranya uwo bita Lionel Messi, Ronaldo, Haaland n'uwo bita Harry Kane cyangwa se n'undi mukinnyi wese ukomeye ziterwa ahanini n'abanyamakuru ndetse n'abafana, ariko zidashobora kurangira cyangwa se ntizigera zihindura ntango zizakura ko uwo bita cyangwa se ngo zirandure umurage udasanzwe uwo bita Lionel Messi yamaze gusiga mu mupira w'amaguru. Mu gihe nanone igikombe cy'isi cya 2026 gikomeje, uwo bita Lionel Messi yatangaje neza cyangwa se yatangiye atsinda hat-trick, mu gihe Haaland n'uwo bita Harry Kane yabatsinze ibitego 2 nanjye ndimo yivuga ubwe. Aya magambo rero akomeje kugaragaza cyangwa se akomeje kwerekana ko ubwo bita Lionel Messi uwo bita Kylian Mbappé nubwo wenda ari ku isonga cyangwa se ari hejuru muri generation nshya cyangwa se mu kinyejana cyangwa mu gisekuru cyishya, uwo bita Kylian Mbappé we bigaragara ko yerekana cyangwa se ashyira uwo bita Lionel Messi hejuru cyangwa se amufata nk'udasanzwe mu mateka y'umupira w'amaguru, amushyira ku mwanya wa mbere. Rero niwibagirwe gukora subscribe kuko andi makuru nayo buri segonda azajya bariho, kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ameze nk'aya ngaya. Kandi igitekerezo cyawe muri comment kuko umbwire ngo ese wemeranya n'uwo bita Kylian Mbappé cyangwa se ntago wemeranya nawe. Imana ikomeze kubana nawe.